Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni Pasiteri Sedesias yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Ijambo ry'uyu munsi, gira kwizera kandi utegereze Imana. Gira kwizera kandi utegereze Imana. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose, kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Ni ngombwa gutegereza. Ni iby'agaciro gutegereza Imana. Twese tujya twisanga aho tugomba gutegereza. Erega n'ufite inzozi ategereza ko inzozi ze igihe kizagera zigasohora. Uri kunyura mu bibazo ategereza cyane igihe ibibazo bigomba gukemuka. Utegereza ko uzahura n'umuntu w'umunyamumaro. Haleluya. Umuhinzi ategereza isarura. Umubyeyi agategereza kubyara amezi 9 ategereje. Iyo utegereje igihe kirekire, umva biroroha gucika intege. Biroroha gucika intege cyane cyane iyo utazi umunsi n'isaha. Maze rimwe ugatumbira utegereje ibyo ushaka, utitaye cyane ku muteguro w'Imana. Niwibuke ko hari ibyo Imana igushakira. Kuko Imana imenya neza ko ukeneye igihe cyo kongererwa imbaraga, bityo Imana ikakugenera icyumba cyo gutegereza. Icyumba cyo gutegereza. Erega gutegereza ntago ari uguta igihe. Yesu yabwiye abizera bari bari kumwe ku musozi wa Elayono, ahabwira ati murindire, 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 mutegereze isezerano, kuko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Namwe muzaba abagabo bo ku mpamyere Yerusalemu, Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Muzabona imbaraga nimurindira. Nujya mu cyumba cyo gutegereza uzahabwa imbaraga, uzasorezwa amasezerano. Gutegereza ntago byoroha. Ntago ari benshi bemera gutegereza. Icyumba cyo gutegererezamo, erega ibintu ntago biba byoroshye. Ijambo ry'Imana hano mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cya mbere, tubona buryo ki abemeye gutegereza bagiye mu cyumba cyo hejuru w'abamariko bakomeza gusenga bategereje isezerano ry'umwuka wera. Ntago byari byoroshye kuko icyo gihe abari barabambye umwami Yesu ku musaraba n'ubundi bahigaga bakomeje kumwizera. Ndetse abandi babonaga yuko gukurikira Yesu ari nk'ubuyobe nk'ubundi bwose. Gutegereza ntago byoroha. Mu gihe utegereje ushobora kwibwira ko nta kiri gukoreka, ariko uyu munsi reka nkubwire ngo wihangane, kuko hari icyo Imana iri gukora. Haleluya. Hari icyo Imana iri gukora. Kuko mu gutegereza wiyongera mu kwizera, bityo ukazakira neza igihe isezerano Imana izari gusohoreza. Mu gutegereza niwihangana uzasohorezwa amasezerano. Gira kwizera kandi utegereze isaha y'Imana.
niryo jambo ry'uyu munsi. Turakomeza gutekereza twibaza, ese mfite kwizera? Ese ntegereje isaha y'Imana? Kudategereza isaha y'Imana bikuviramo kwirwanirira. Nuko umwami Sawuli ategereza umutambyi Samweli kugira ngo aze atambe igitambo. Ngo nuko Sawuli aza kubona yuko hari Samweli atinze, aravuga ati ibyawe byose ubwo nanjye nasizwe, reka nanjye ntangire ntambe ibitambo. Akora umurimo w'umutambyi kandi atari umutambyi, kuko yananiwe gutegereza, yananiwe kwizera. Kwizera no gutegereza biragendana. Gira kwizera kandi utegereze isaha y'Imana. Ingingo ya mbere, Yosefu yagize kwizera kandi yategereje Imana. Imana yamweretse ibyo izamukorera akiri muto, ariko yategereje Imana, yategereje isaha y'Imana, yagerageje kwikomeza mu Mana, yihanganiye ibyamugeragezaga, yihanganiye abavandimwe bamucaga intege, ategereza isaha y'Imana. Igihe kimwe Yosefu ari mu nzu y'imbohe, ubwo yari arotoreye umukozi w'ibwami, avuga ati ejo mu gitondo kare uzasubira mu kazi kawe, ariko nyaboneka uzamvuganire ku mwami, nukuri uzamumbwirire buryo kinarenganye ndebe ko yamvana aha hantu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko umuhereza wa vino asubiye mu kazi, yewe Yosefu ntiyamwibuka. Yosefu yagize kwizera kandi yategereje isaha y'Imana. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12, ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Ukunda Imana yihanganira ibimugerageza. Yosefu yihanganiye ibimugerageza, maze mu gihe gikwiriye yaje kwambikwa ikamba. Ndetse umwami yaravuze ati umva rero, ku ntebe yanjye nzagusumba, ariko ahandi ugiye gutegeka byose. Ugiye gutegeka binjira n'abasohoka, ugiye gutegeka ibigega, guhaha no guhahirana. Kuki? Kuko Yosefu yagize kwizera, arategereza. Urundi rugero, ingingo ya kabiri, ni Dawidi. Dawidi yari abizi neza ko azaba umwami. Umunsi Samweli yaje akamusukaho amavuta, ngo nuko umwuka w'Imana kuva uwo munsi akajya amuzaho cyane. Ariko Dawidi yategereje imyaka 13 yose ataricara ku ntebe y'ubwami. Gira kwizera kandi utegereze Imana wihanganye. Dawidi arakomeza araragira. Dawidi akomeza kugenda inyuma y'intama zonsa, ariko igihe gikwiriye Imana imuvana inyuma y'intama, imujyana kuragira ubwoko bwayo bw'Abayuda. Kuki? Kuko yagize kwizera kandi arategereza. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 36, ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Kuko mukwiriye kwihangana. Reka mvuge ngo kuko dukwiriye kwihangana kugira ngo nitumara gukora ibyo Imana ishaka tuzahabwe ibyasezeranijwe. Dukwiriye kwihangana. Dukwiriye kugira kwizera kandi tukihangana, tugategereza isaha y'Imana. Haleluya. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikwishimire, Imana ikongerere kwizera, kandi hagarane nawe utegereje. Dawidi yarihanganye arategereza. Dawidi yahuye n'ibitero bitamworoheye.
ndetse igihe kimwe umwami Sawuli yamuteraga icumu ngo amuhanye n'urukuta, ariko Dawidi akomeza kwihangana no gutegereza isaha y'Imana. Gira kwizera kandi we kwirwanirira, we kwigeragereza. Ni kenshi twigeragereza tugashakisha inzira ubwacu, tukageza aho twumva tunaniwe twacogoye. Twakwibuka uburyo ki Imana ikora, tukagaruka kongera kwitangiriro kugira ngo tureke Imana isohoze ugukora kwayo n'amasezerano. Ingingo ya gatatu naho turi gusoma uyu munsi mu Byakozwe no mu gice cya mbere, haratubwira abizera bo mu itorero rya mbere bari bageze kuri 500 bari kumwe n'umwami Yesu ku musozi wa Elayono. Umwami Yesu Kristo arababwira ati murindire mwe kuva i Yerusalemu, ahubwo musenge mutegereje, mwinjire mu cyumba cyo gutegereza. Icyumba cyo gutegereza ntago biba byoroshye. Muri abo 500, 120 bonyine nibo bemeye kwinjira mu cyumba cyo gutegereza. Ngo nuko bakomeza gusenga. Umurongo wa 14, abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Bari mu cyumba cyo gutegereza, bakomezaga gusengana umutima uhuye. Dukomeze gusenga dufite umutima uhuye, dukomeze gusenga dutegereje turi mu mwanya umwe. Iyo ukomeje mu gice cya kabiri ngo nuko ku munsi wa Pentekote, haleluya, hashize iminsi 10 gusa. Ushobora kwibwira ko iyo minsi yari mike, ariko ntabwo yari mike, kuko ntago bari bazi umunsi wari wo bazasorezwa isezerano. Hashize iminsi 10. Mu gihe utegereje Imana, kora ibyo ushoboye ku ruhande rwawe kandi ubikore neza. Utunganye ibyo ugomba gutunganya ku ruhande rwawe, kuko Imana niyo kwizerwa kandi iri mu kazi. Komeza kwizera Imana, komeza wizere isaha y'Imana. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 28, ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kubakunda Imana, ahari nicyo kibazo twakwibaza. Ese natwe turi mu bakunda Imana? Niba turi mu bakunda Imana, rero reka twemeranywe na Yosefu, twemeranywe na Dawidi, twemeranywe n'abizera bo mu itorero rya mbere yuko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Bityo dukomeze gushima Imana. Dushima Imana niba byagenze uko twashakaga, dushima Imana niba byanagenze uko tutashakaga. Buriya ku muhinzi imvura ibikenewe, buriya ku muhinzi n'izuba riba rikenewe, buriya ku muntu usiganwa igihe cyo gutegereza no gukora imyitozo ntabwo ari uguta igihe. Buriya ku musirikari igihe cyo gutegereza, reka nkubwire ngo nubona gusiganwa abandi bakomerwa amashyi, nawe bakomera amashyi ku gihe cyawe byanze bikunze isaha y'Imana izagera. Haleluya. Kubw'ibyo rero komera kandi ushikame, gira kwizera kandi utegereze Imana. Dusenge. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwa wahabwe icyubahiro Umwami wacu kandi Imana yacu, uruwera kandi urakiranuka. Ushimwe kubw'ijambo ryawe Mana ry'uyu munsi ritwibutsa kwizera ndetse no gutegereza. Uruwera kandi urakiranuka, uri Imana yacu, uri Imana nzima, uri Imana nziza. Urasezerana kandi ugasoza, Mwami Yesu Kristo wahaye isezerano abizera bo mu itorero rya mbere, kandi igihe cyarageze uraribasohoreza. Uyu munsi turi imbere yawe dusenga, ndakwinginga Mana kugira ngo ufashe ijambo ry'uyu munsi ari mu gusenga, Uwiteka Mana umusoreze isezerano, umwambike imbaraga kandi umugirire neza, maze ibimenyetso n'ibihamya bigumane nawe uhereye none ukayiteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.